Lugo Soso Alexi. None se madamu, hano hantu wahamenyera ukabona hameze neza, hano twimukiye vuba? Ubona ari neza nta kibazo. Humura nyine urahamenyera, ni iminsi mike nabonye ari heza, ni amakaritsiye harimo n'abantu, no muri iki gipangu harimo n'abantu, uramenyera nta kibazo. Utaza kumenyera. None se madamu, uri kureba nkaho utambabariye kandi ubizi ko nanjye ibintu byabaye byose nta ruhare nari mbifitemo. Uriya mukobwa ngo ni Samantha yari yarandoze, ni umugore Nawe ntabwo ari wowe rega, hari njyewe se wari wamuzanye. Nawe ni ibintu yaguhaga nyine ukitwara kuriya. ariko uriya mukobwa ni umugome. None se ubu Keza we yari agiye kumuziza iki kweli? Icyo yari agiye kumuziza ni uko yari yabonye nyine ibintu yagukoreraga, akashaka nyine kugira abimuzize amuzibya kugira ngo atazabitubwira. Sha mu miryango yanyu mufitemo abana b'abagore, nanjye yangize igicucu, niba yarandogeraga mu mazi, niba yarangiraga simbizi kwera, ariko umva ndi kugusaba imbabazi. Byadabariye nta kibazo. Nyine madamu, suzi ko nari nabonye akazi muri ya kampani y'amazi i Kigali. Ubu nyine niko nari ngiyemo, ngiye kugatangira kandi urabizi ngiye kujya ndataha buri kuwa gatanu. Uri kumva nyine ngiye kubasiga, nyine muzasigara amahoro. Ubu nta kibazo na kimwe tugifite mu rugo, mwishimye, nanjye nzajya nza nihuse byateye. Nta kibazo nyine uzagira akazi keza. Nanjye nyine musange ndaza kugira abashyitsi. Ufite abashyitsi isi ni bande ufite? Ufite wa munyeshuri umwe nigisha. Barayibuze kugusura? Reka mbe nitegura mpite ngenda, kubera uzi akazi karatangira ngo saa 8 bwo karatangira. Ubwo nawe urakomeza ubu utegereje abo bashyitsi. Bajya kwitegura. Sawa. Mama, papa se ari kwitegura agiye kuja mu kazi? Agiye kujya mu kazi k'akazi nyine, ubu agiye kugatangira. Ubu ngubu arenda no kugenda, ni ukuja araza muri weekend gusa. Ni ukwihangana. Ariko uriya mukobwa Samantha yari umugome. Twari kubigenza dute? Uzi ko yari yishe nuza Keza. Yaramwishe. Ubu se Keza ari hehe? Keza ari mu turimo hariya mu gikari. Ese Alexi, uriya mukozi twazanye wamubonye gute? Ubona nta kibazo cye? Nta kibazo cye, ntabwo wagomwa mu kazi. Hafi ntabwo agomwa pe. Ndakeka ari aha ngaha ndangiye. Muhamagare tumubaze twumve nimba twahageze. Bigaragara akazi aragashoboye. Ahubwo uri kubona bari kuguhamagara. Wi! Ese mama are ko twahageze ku gipangu cy'umutuku. Iyo ari ku gipangu cy'umutuku muhite mwinjira naho ngaho. Sawa reka twinjire. Alexi, ndi kubona abashyitsi banjye baje. Ego. Amakuru kine turi kubabona. Keza ari mu nzu. Keza, zanira abashyitsi intebe. Ako wanyu mwarimu ukomeye nta kibazo. Dusa nawe waradutse cyane urashaka. Ntabwo yasize. Wow! Brandine umeze ute?
nari gukumbuye aho keza sinari nzi ko ndagusanga aha pe uriya mukobwa yaraguhitanye pe yarampitanye pe kuri Imana ishimwe Imana izikurinde njye nari nzi ko utakibaho bakwishe Imana yaramurinze tubone baramurokoye pe nanjye kuba ndi muzima ndi gushima Imana cyane cyane ndi gushimira mwebwe mwamfashije mwambaye hafi kambasige muri kuganira kanjye kuba ndategura ibyo guteka mu nzu sawa Charubura tuganire aro ndikukumva nabibisha Imana ishimwe pe Imana yarakoze yo mu ijuru ndayishima nukuri pesa zahikamye cyane Imana yankuye uracyagiye hasi ubu ni keza wari ukubona uriya mukobwa ngo ni Samantha yarashobotse reba cyagiye kumenaho amazi gusa ubundi giha gutunga nyine mabuje yaraje ndayimusobanurira angane ngaragira uko bigenza ubwo nyine nokira bigenza bamwirukanye ryari bamwirukanye igihe gishize ku wa gatatu watamwirukanye sha ntabwo ari Imana nabona ndabumuzima pe ariko Imana ishimwe kuba n'abaganga baragufashije turagishimye pe pe ahubwo cyumweru tuzajyane gusenga no gushyira mu bikorwa ndetse nanjye kubanyisha ahubwo se nta kibazo ko ndi kubona n'umuyaga utangiye kuza n'imbeho kandi byakubera ari umaze iminsi urwaye byakugirira nabi nta n'ikibazo Karyarugo uzabonamo Keza Alexi Rugo ndetse na Samantha uzabona n'abandi barenze tuzamuhashyo